Ndagusuhuje muvandimwe dukomeje guhurira kuri iyi channel ya ubwishingizi Karundura, ndi kumwe nk'ibisanzwe na Nsengimana Marc. Tugiye gukomereza hamwe tureba ku cyigisho kijyanye n'ubuzima, ibyigisho byiza byo kwitungira amagara mazima, ibyigisho bitwinjiza cyane ku buryo dukwiriye gufata neza imibiri yacu, ariko kandi dukomeza no kurebera hamwe isomo riboneka mu rwandiko rwa 3 rwa Yohana umurongo wa 2 rivuga ngo ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, we mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Rero wowe ukundwa kandi inshuti mukunzi wa ubwishingizi Karundura TV, tuzakomeza kurebera hamwe ni gute twakwitungira amagara mazima. Twasoreje ahantu twabonye uburyo amazi umuntu yanywa cyangwa se nanywa amazi angana iki. Twaje kubona formule itwereka amazi dukwiriye kunywa. Twaje kubona ayo mazi ufata ibiro byawe ugakubana 333 warangiza ukagabanya n'ibihumbi 10 icyo ubonye kiba ari litiro, kandi izo litiro tuzarebera hamwe nzazinywa gute, tuzarebera hamwe ndetse n'ingaruka zishobora, hari ingaruka nziza amazi atera ndetse hari n'ingaruka mbi bishobora kukugiraho, kuko buriya nabyo tuzajya tugenda tubireba. Ariko uyu munsi nanone sinarangiza ntakubwiye. Tugiye no gutangirira ku isomo ku ijambo benshi bakunda gukoresha ryitwa celebration, cyangwa se mu ndimi mu gifaransa ryitwa celebration. Mu kinyarwanda ni nko kwiziza, cyangwa se ni ijambo dukunda gukoresha nko mu birori. Iri jambo rero ni amagambo rigizwe n'amagambo c i r e b r a t i o n s. Aya magambo yose agiye afite icyo asobanura, kandi ibyo asobanura byose tuzabirebera hamwe. Hari c ivuga choice amahitamo, exercises imyitozo ngororangingo cyangwa se ngororamubiri, r ivuga liquid ibinyobwa, ivuga environment ibidukikije, b ivuga belief kwizera, imyumvire cyangwa se imyemerere, r ivuga rest ikiruhuko, ikavuga air conditional umwuka mwiza, t ivuga temperance kwirinda, ivuga integrated ubunyangamugayo, o ivuga optimism kwigirira icyizere, n ivuga nutrition cyangwa se imirire, s ivuga social. Ibi rero nkuko twabibonye twakomeje kuvuga ku kinyo, tugiye kwikomereza, ariko tugiye kuvuga iyi r ivuga liquid ibinyobwa bikwiriye. Twatangiriye ku mazi. Amazi twamaze kubona uko dukwiriye kuyanywa, noneho tugiye kureba ese amazi nzayakoresha ryari mu munsi, ese amazi azafasha iki umubiri wanjye muri uwo munsi. Amazi rero dukwiriye kuyakoresha nkuko negeze mbikomozaho, nakubwiye ngo dukwiriye gukoresha amazi inshuro 3 nibura ku munsi, ariko nanone hagati na hagati tukanyuzamo, kubera ko bitewe n'umwuma tuba dufite cyangwa se bitewe n'aho turi dushobora gusoma tuzi dukeya, ariko by'umwihariko amazi nyamazi anywebwa 3 ku munsi. Kuvuga ngo niba tuvuge urugero wabonye litiro 3 ukwiriye kunywa ku munsi. Rero kugira ngo wirinde ibyo byose, mu gitondo ukibyuka saa 11 n'igice cyangwa se ariko saa 11 n'igice burya uba ukwiriye kubyuka ukanywa amazi. Ariko ayo mazi ukwiriye kunywa mu gitondo ni amazi aba arimo ubushyuhe, ni amazi ushobora kuba waraje muri teremunsi. Bibaye byiza wajya uyateka akarara muri teremunsi mu gitondo, cyangwa se ugacomeka keto yawe, ariko gucomeka keto nabyo byagutinza. Warangiza ukanywa ayo mazi warashe muri teremunsi. Niba uri bumwe litiro 3 ubwo urazigabanyamo 3 mu gitondo, ushobora kunywa amazi menshi kuko uracyabyuka uracyafite amafu. Noneho ayo mazi unyoye mu gitondo, ayo mazi agirira umubiri akamaro kenshi, kuko icya mbere arafasha ubuzima, icya kabiri arakora isuku mu mubiri, icya gatatu aratuma amaraso atembera neza kandi anasukure amaraso, kuko nakubwiye ngo amazi niyo atwara oxygene mu maraso, niyo atwara oxygene mu bwonko. Ayo maraso rero, ayo mazi ukwiriye kuyanywa kugira ngo urinde umubiri wawe. Bityo iyo umaze kunywa ayo mazi, kubera ko haba hakiri mu gitondo,
ushobora kongera ukagenda ukaryama. Noneho y'amazi, impamvu nkubwira ngo uzajya ukoresha amazi ashyushye mu gitondo, ni ukuvuga ngo umubiri wawe, uriya mubiri wacu uba wafashe ubushyuhe. Noneho rero dufashe tugashyiramo amazi akonje, ni ukuvuga ngo igifu kubera ko kiracyashyushye, gikeneye no gushyirwamo ibintu bishyushye. Hari n'indi kosa dukunda gukora mpitse mbivugira ahangaha, abantu benshi iyo bavuye muri siporo bakunda gukoresha amazi akonje cyangwa se yaba ashyushye, we umubiri we ushyushye akavuga ati ni mu ikintu cyo muri firigo kugira ngo ngabanye numve ko nagarura ubuyanja. Ariko burya iyo umubiri ushyushye tuba tugomba gukoresha n'ubundi ibintu bishyushye, kubera ko iyo dukoresheje ibyo ngibyo ni nko kongera, iyo dushyizemo ibintu bikonje ni nko kongera gushitura umubiri urongera ugakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ushyushye y'amazi agiyemo. Rero ibyiza ni uko twajya tureba umubiri wacu normal urimo, cyangwa se niba hashyushye tugakoresha ibintu bishyushye, niba hakonje tugakoresha ibigize gute, ibikonje. Ariko twebwe dukoresha inverse y'umubiri. Rero ndacyakubwira uburyo bwo gukoresha ayo mazi ya mu gitondo. Nk'uko buri munsi dukenera gukaraba kugira ngo dukure imyanda ku mubiri, ni nako dukwiriye gukenera kunywa amazi kugira ngo dusohore imyanda yo mu mubiri, kugira ngo umubiri wacu ubone ukongera ushyirwemo ibindi. Ndaguha urugero, uyu munsi uramutse ufashe isafuriya ukayitekamo uyu munsi, ntuyoze, ukongera ukayitekamo mu gitondo, ukayitekamo ubugari, nimugoroba ukayitekamo umuceri, saa sita yenda se tuvuge ukayitekamo ibirayi, iyo safuriya ntiwegere uyoza. Nawe sinzi niba ibyo bintu byaba biri mu isafuriya, urumva urwo ruvangavange bw'ibyo bintu birimo muri iyo safuriya. Uko niko rero natwe uyu muntu adakoresha amazi niko n'umubiri uba umeze. Uyu munsi mu gitondo nashyizemo icyayi n'umugati, saa sita nashyizemo ifiriti, nshyiramo umuceri, nshyiramo inyama, nimugoroba nashyiramo agatogo, nshyiramo yenda se amashaza n'ibishyimbo, ibyo byose n'amashu n'imbuto, ibyo byose mbishyira mu mubiri. N'ejo ndongeye shyiramo. Noneho wa mubiri wanjye ntago wegeze ubona uburyo bwo gukorerwamo isuku. Nawe umva cya gifu rero ukuntu kimeze, ni ukuvuga ngo bya safuriya warebaga wowe washyizemo ibyo ngibyo, ni nako no mu gifu cyacu hameze, kubera ko nta suku yahakozwe. Rero ayo mazi icyo agiye gukora mu mubiri, bwa mbere urakoramo isuku. Kandi iyi suku ni ukuvuga ngo si isuku yonyine, ahubwo aranafasha n'impyiko kugira ngo zimererwe neza, kuko burya impyiko zacu zikenera amazi menshi cyane kugira ngo zibashe gukora ndetse no gusohora imyanda. Rero ayo mazi unyoye mu gitondo nibwo buzima cyane, niyo mazi umubiri ukenera cyane. Ikindi, nunywa amazi ya mu gitondo ntabwo uzegera wumva ufite inyota yo kuba wanywa amazi. Ikindi nanone, iyo umaze kunywa amazi hagati nibura ya 30 minutes cyangwa se hagati y'iminota 30 n'isaha, ugomba gufata ibyo kurya, kuko ntabwo ari byiza gufata amazi ya mu gitondo ngo ujye ku kazi ntacyo ufashe. Biragusaba ko nibura noneho hategurwa n'ifunguro rya mu gitondo. Ibyo birajyana no kugira gute, ni kubera ko iyo umaze kunywa amazi, ni ukuvuga ngo imyanda, amazi ahita akora nettoyage. Noneho ya nettoyage umuntu agahita hamera nk'ahakoropwe. Iyo rero umaze gukoropa imyanda yose bigize gute, ibishizemo, noneho umubiri uhita witegura kugira gute, kwakira ibyo kurya. Iyo rero umaze kurya, mu yandi magambo, ibyo ngibyo bituma n'umubiri ukomeza kugira biringaniza ayo mazi ya mu gitondo, aringaniza ibiro, cyangwa se ntabwo ushobora kunywa amazi ya mu gitondo ahagije, cyangwa se ugendeye ku biro ufite ngo ube wakwiyongera ibiro bya hato na hato. Ahubwo umubiri wawe ukomeza uri normal, kubera ko haba mu mirire, ni ukuvuga ngo urakenera kurya icyo gihe. Niwongera nanone, turacyavuga ku mazi ya mu gitondo, numara kurya ugiye hashize iminota 30 wariye, ugiye ku kazi, saa 5 n'igice ni buri buryo saa 6 n'igice, ugomba nibura kongera kunywa andi mazi. Ayo mazi nayo icyo agiye gukora ni iki? Ni ukuvuga ngo hari bya biryo wariye mu gitondo, agiye kongera gukora isuku kugira ngo uteguraho ibindi biryo biri bugire gute, biri buze kurya. Kandi nanone aya mazi, nko ku bantu bakunda kurwara igifu, aya ni amazi azafasha uyu muntu urwara igifu, kuko igifu hari igihe giterwa nanone, hari igifu cy'uburyo bwinshi, ariko hari n'igifu gituruka
kuba n'ubundi ari isuku nkeya mu mubiri, hari ibyo twageze gute, hari ibikirimo mu mubiri byabaye byinshi. Igifu cyo ni ikindi tuzakivugaho mu butaha, ariko aya mazi icyo nakubwira ni uko aya mazi si nettoyage gusa, ahubwo azakurinda n'indwara nyinshi zo mu mubiri wawe, azagufasha ku buryo wagera ku ntego umubiri wawe ukeneye kugerwaho. Rero ndacyakubwira aya mazi ya mu gitondo na saa tanu, kuvuga mu gitondo wanyoye litre puede, ni mu saa sita unywa litre, ubwo niba ari litre 3 hasigaye yenda se hasigaye ni litre. Na nimugoroba saa 11:15 nabwo ukwiriye kunywa amazi. Ntabwo ukwiriye kunywa amazi mu ijoro hagati, kubera ko mu ijoro hagati biragusaba kuri bubyuke kandi ugatakaza ibitotsi. Noneho rero uyanywa saa 11:15, mu yandi magambo hashize amasaha ngahe, haraba hashize ni wariye saa 6:30, haraba haciyemo amasaha agera kuri 4, kandi ayo masaha ni ukuvuga ngo igogora ryamaze kubaho. Noneho y'amazi agize gute, amazi agiye noneho kongera gukora nettoyage, noneho uze kubona ibyo urya igihe ibyo urya nijoro. Kandi ibyo bya nijoro ni ibyo kurya bike cyane, ntabwo nijoro tugomba kurya ibyo kurya byinshi. Ni ukuvuga ngo mu gitondo, ubwo nabwo tuzareba imirire. Mu gitondo baravuga ngo tugomba kurya nk'umwami, saa sita tukarya nk'igikomangoma, noneho nijoro tukarya tukarya nk'umugaragu. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo ibiryo bya mu gitondo nibyo biryo byinshi, kuko nibyo bifitiye umubiri akamaro. Kandi uwo muntu ukoresha ibyo bintu ntabwo azegera hato na hato, kuko niba wariye ntabwo ukeneye kongera kurya. Niba tuvuga ntabwo, ikindi dukunda kurya agagura, ariko ntabwo burya ari byiza. Ikindi nk'abantu dukunda kurya udushikarete n'ibiki, ni ukuvuga ngo burya iyo ikintu cyose dushyize mu kanwa tukimira, mu yandi magambo umubiri uhita utegura aside yo kujya gusya icyo kintu kigize gute, cyinjiye mu mubiri. Ari nayo mpamvu bakubwira ngo umuntu ukunda gukoresha shikareti akunda kurwara igifu, kubera ko niba uriye shikareti noneho urumva acide chlorhydrique cyangwa se irahita indureta isohora acide gastrique yo kugira ngo ijye guhangana n'ibyo byinjiye mu gifu kugira ngo ibisye. Noneho no kuvuga ngo iyi acide irabamo nyinshi, irahita itwika nta bintu isanzemo, ahubwo irahita itwika igifu. Mu yandi magambo rero dukwiriye, ikindi nanone ikosa abantu tujya dukora niryo dukora ikosa ryo kurya tunanywa amazi. Mu yandi magambo buriya ni nko gufata ibyo kurya urangije ugafata buriya ushaka wafata biriya byo kurya ukabisukamo amazi, ubundi ukavanga nyuma ukagera gute ukarya. Buriya uko igifu cyacu gisya gifata ibyo kurya kigasa n'ikibibumbatira cyangwa se kikabikanja, gisa n'igikamura. Rero iyo gifashe gutyo kigasa n'igikamura, ni ukuvuga ngo ntabwo kibona uko amazi n'ibyo kurya bigira gute bivamo. Rero igogora riragira gute, riragorana cyane, ku buryo intungamubiri zikomeza zivanze n'ibyo twariye ntibibashe kugira gute kwicayura. Ndakugira inama rero yo kugira ngo ube wakoresha wahindura uburyo ukoreshamo amazi, kuko amazi nzakwereka ibintu byinshi amazi ashobora kugutera, nyamara uzi yuko urimo ukora ibintu byiza. Reka muri uyu mwanya dusoreza aha ngaha tuvuga ngo amazi nicyo kinyobwa cyonyine Imana yaduhaye nk'ikintu cyiza gikwiriye kutugirira akamaro mu buzima bwacu. Amazi ni ngombwa kugira ngo umubiri wacu ukore. Amazi akwiriye kunywebwa inshuro 3 ku munsi. Ndakugira inama rero yo gukoresha amazi kugira ngo uyu munsi wa none twakoresha amazi, kandi Imana igufashe iguhe gusobanukirwa neza n'akamaro k'amazi. Ndetse umuntu ukibyuka bakwiriye kunywa amazi ahagije, ari akazuyazi byarusha kuba byiza. Ntabwo ari byiza kunywa amazi ufungura cyangwa mbere gato y'amafunguro. Hagomba nibura gushira nibura iminota 30, na nyuma y'amafunguro si byiza kunywa amazi kuko abangamira igogora ry'ibiryo. Icyo kintu cyumve, umuntu anywa amazi yumva mu gifu hatacyuzuye. Icyo kintu ugifate kandi ukigire nk'icyawe. Si ibintu byiza kuba wanywa amazi
urimo kurya, ahubwo nyuma y'uko umaze kurya ukwiriye gukoresha iki? Ukwiriye gukoresha amazi. Rero nyuma y'uko turya hashize iminota nibura 30 wumva nta kintu kikiri mu nda, naho ushobora gukoresha amazi. Ariko ibyiza